Ni serivisi dutanga mu masaha 24 umunsi uzaba wadusanze kandi wageze aho turi. Icyo uzahasanga ni serivisi nziza kandi zikorwa neza. Ni mu masaha 24 yose aho ngaho tuba twiteguye kukwakira kugira ngo tugufashe. Ni muri Tumenye TV ubufatanye n'ikigo Dynas Global. Icyo duhashya ni iki? Ni indwara zitandura, kuzitangaho amakuru ndetse no kuzitangaho produit zifasha kandi zikanarinda uburwayi ku ndwara zitandura, chronically diseases. Ese nawe waba urwaye zimwe muri izi ndwara za chronically diseases? Twahagurukiye kuzihashya, kuzirwanya kugira ngo abantu bongere kugira ubuzima bwiza, ubuzima buzira umuze. Zimwe muri izi ndwara twagiye tuzigarukaho, ariko n'aka kaye turagira ngo twongere tuzigaruke, twongere kuzivugaho kugira ngo ubashe kugisobanukirwa no kumenya izi ndwara. By'umwihariko udusanze aho dukorera mu mujyi wa Kigali unyuze kuri 078110 iyo ni nimero yo guhamagara, ndetse nimero iba kuri WhatsApp, nimero unyuraho ukajya muri groupe yacu ya WhatsApp. Aho ngaho ukajya ubasha kubona ibiganiro ndetse n'amakuru ya buri munsi akiri mashyashya ya Tumenye TV ndetse n'ikigo Dynas Global. Ahangaha kandi uhageze ubasha kubona amahirwe aguha uburyo bwo kwikura mu bukene, aho ubasha guhabwa amahirwe yo gukorana n'ikigo Dynas Global Rwanda, ndetse bikaguha n'amahirwe yo gukorana n'isi yose, aho kujya muri Malaysia ndetse no mu bihugu bindi bitandukanye ukagenda utembera. By'umwihariko muri East Africa kujyayo bikaba byoroshye cyane, kuko uba wamaze kubona uburyo buzajya bukwambutsa ukabasha kugerayo umunsi kandi mu buryo bworoshye. Ngewe ndi Jerome, hano uri kuri Tumenye TV, aho ukurikirana ibiganiro, amakuru agendanye n'ubuzima umunsi ku wundi. Icyo ngusaba ni ugutera agatebe, icyo ngusaba ni ugukanda subscribe ndetse ugakanda kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu uzajye uhora ubyumva, ugakurikira imbuga zacu nkoranyambaga ku mirongo yose, kuri social media zose, Facebook, YouTube, Instagram. Aho hose ibiganiro byacu bihora ari bishyashya kandi bifite amakuru yigisha ibintu byose bitandukanye ku buzima, bityo ugatandukana n'indwara. Reka rero ntangire nkubwire zimwe mu ndwara twahakurikiye guhashya, kurwanya kugira ngo ziranduke mu bantu ndetse zicike burundu, kuko ariyo ntego yacu. Izi ndwara rero reka duhere ku ndwara y'igifu. Indwara y'igifu ni indwara imaze kuzengereza abantu benshi, ndetse aho usanga abantu bafite amaside menshi mu gifu, baragiye kwa muganga, barafashe ibinini, barakoze buri kimwe cyose gishoboka, ariko igifu kigakomeza kugenda kiba ikibazo. Harimo amaside nk'uko twari tumaze kubivuga, harimo gupfukagurika kw'igifu, harimo ndetse no kuva ku biryo byinshi bigiye bitandukanye. Ahangaha ndagira nkubwire ko ukeneye inama zigendanye n'igifu, ndetse ugakenera produits zizagufasha. Izo dufite zikivura mu buryo bwiza kandi mu buryo igifu kigenda kigakira neza. Igifu rero kenshi hari ubwo usanga ufite ikibazo cyo mu mara, yaba amara matoya ndetse haba no mu mara manini, ugasanga umubiri nawo wamaze kuba nabi kubera haba igifu kitakibasha kwakira ibyo kurya ngo gifate ibiryo kibikuremo ibitunga umubiri, hanyuma kibashe kurekura ya myanda. Ahubwo ugasanga uhora wubwugaye, ugasanga uhora ufite ibibazo, utura ubwangati. Ibyo bibazo byose ndagira nkubwire ko dufite uburyo bwizewe
dufite umuti wizewe ubasha kugukiza igifu maze ugasigara umeze neza cyane. Hari benshi bamaze gukira, hari benshi bamaze kumererwa neza, hari benshi ndetse mu minsi 3, mu minsi 4, mu minsi 5 kugera ku cyumweru, kugera ku kwezi, ikinini kikaba amezi 3 bamaze kumererwa neza, baraje bafite igifu cyari kimeze nabi. Ukeneye inama ku mirire, ukeneye inama ndetse ugakenera no gufata umuti kugira ngo igifu cyawe cyongere kumera neza. Burya rero kugira ngo umubiri wawe ugende ucika imbaraga biterwa n'uturemangingo tuba twubatse umubiri. Uturemangingo tugenda twangirika bitewe n'uburyo tubayeho, imirire, iminywere, ndetse bitewe n'uko imiterere y'ikirere cy'uno munsi wa none nacyo cyamaze kwangirika. Uturemangingo tugenda twononekara bitewe n'ubuzima tubayemo, ubuzima bwa stress. Usanga ubuzima bugenda buhinduka bitewe n'uko uturemangingo tw'umubiri tugenda dupfa umunsi ku wundi uko bwije uko bukeye. Rero ndagira nkubwiye ko dufite uburyo bushyashya, produit zigezweho za Stimusel zibasha kurema, zibasha gukora, zibasha kongera gutuma uturemangingo twiyubaka tukongera gukora neza. Nyarukira ku kigo cyacu, ni mu mujyi wa Kigali mu nyubako, ntabwo dushaka kuyamamaza aka kanya, ariko nimero nguha ni kuri 078119 4 07811934. Iyo ni nimero ikugeza aho dukorera. Ugihamagara tayari uba wamaze kuhagera, ukaza tugafufasha. Waba rero uri hano mu Rwanda, waba uri muri Amerika, waba uri aho ku mugabane wose uriho ubasha kutwumva, wowe uzi Ikinyarwanda, Abarundi twenda kuvuga ururimi rumwe, si ibyo gusa n'abandi mwese, kuko ibi biganiro tubasha no kubihindura mu zindi ndimi, mu Gifaransa, mu Cyongereza, abantu mukabasha kuzumva. Rero ni karibu mudutume, tubasha no kubakorera amadelivery, produits zikaza zikabageraho. Hanyuma rero twari tubishye ku kibazo cy'uturemangingo. Abantu benshi usanga barwaye bitewe n'uko uturemangingo dukomeza kugenda twangirika, bitewe n'uko uturemangingo tugenda ducika intege. Ariko iki nicyo gihe cyiza kugira ngo umenye amakuru, iki gihe nicyo gihe cyiza kugira ngo wikurikirane ubuzima bwawe bwongere kumera neza. Rero niba ushaka kubaho neza, niba ushaka guhashya indwara, imirire yawe igomba kuba imeze neza. Ugomba kwita ku byo urya, ugomba kwita ku minywere, ndetse ugomba no kwita ku miterere y'ihindagurika ry'ikirere, ukamenya uko wifata, ukamenya uko witwara. Ibi byose tugufitiye amasomo yo kubikwigisha, by'umwihariko tukaguha n'uburyo bwo kwirinda indwara. Reka tugere ku badamu, abakobwa. Reka mbanze mbasuhuze mbabwire nti mugire amahoro aho muri, wowe uri kutwumva uri umukobwa, uri umudamu. Reka nkubwire ngo hari ibikubabaje, hari ibigukomereye, imihango ihindagurika, waburiye igisubizo. Uri umudamu wubatse, gutera akabariro n'umutware wawe, nta byishimo ntamba, nta munezero namba, nta ibintu byose ni nta amarira, mbese ni agahinda. Ariko ndagira nkubwire ko duhari kugira ngo twongere tugufashe, wongere umererwe neza. Dufite produit nziza rero. Ahangaha iyo mpageze ntago mpisha, ahubwo ndavuga dufite produit nka Lift Max. Iyi ni produit y'akabarore mu gukora kuri iki kibazo, mu kuringaniza, mu gushyira ku murongo ya misemburo yose iba itameze neza, ikongera ikamera neza, umubiri wawe ukongera gukora mu buryo bwa nyabwo kandi mu buryo bwiza. Wambaza uti ese ibyo bikora mu gihe kingana iki? Byagaragaye ko hari uburyo ukoresha ugasanga burimo buratinda, cyangwa se wanabukoresha ugasanga bukugizeho ingaruka, biguteye ikibazo. Ariko ndagira nkubwire ko hano ho tuba tugufitiye uburyo budatinda,
ugikoresha produit tuba twaguhaye ni ukongeraho n'inama twaguhaye, mu gihe gito cyane ubuzima bwawe buba bumeze neza, kandi ibyo bikaguha amahirwe yo kutarwara za ndwara, kuko produit tuguha ziba akarusho kazo, umwihariko wazo ni uko ziba ari ziri kimeza kandi zakozwe n'abahanga, ziba zarizweho ndetse ziba zifite umutekano, kuko mbere y'uko zibanza kugenzurwa zigahabwa ibyangombwa y'uko produit ari umwimerere kandi zujuje ibyangombwa. Bagore bakobwa rero ni karibu, ndetse n'ababandi mukeneye kugira mu nda hari zeru, babandi mukeneye kugira imiterere myiza, ibi byose urabisanga hano. Turagufasha kugira ngo ubashe kubibona kandi ubashe kuba ubayeho neza, ubashe kuba umerewe neza. Genda kubwira niko nkiri Jerome, aho uri ari kuri Tumenye TV, warakanze subscribe, ukurikira imbuga zacu nkoranyambaga aho twitwa Tumenye TV. Ibi byose ubasha kubibona kandi ukabibona nta mvune nta ngaruka, for free, byose ukabasha kugenda ubibona, ugahabwa n'amahirwe yewe yo kugira ngo urushe kugenda umenya byinshi, unasobanukirwa byinshi bibagiye bitandukanye. Nibyo rero, niba nanone kandi ikindi twagarukaho twabonye ko ari ingenzi mu bushakashatsi bwakozwe ndetse n'ibigaragara cyane bigaragarira n'amaso, ibi ngibi ndabivuga mpereye ku madivorce ari kugenda abaho, ukuntu abantu bari kugenda batandukana bitewe n'uko ingo z'uno munsi abagore n'abagabo ntabwo bakibasha gushimishanya, ndetse aho usanga abantu bamwe bitana ba mwana, unca inyuma, ukora ibi n'ibi, ntacyo ushoboye, ariko ugasanga nanone wajya kure ugasanga abantu babitana ba mwana nabo atari bo nyirabayazana. Rero icyo twakuzaniye, ndagira nkubwire ko twakuzaniye igisubizo kigabanya amadivorce. Ndashaka kuvuga ko burya umuntu mujya guhana divorce, source ya divorce cyangwa se imvo n'imvano ya divorce nuko umugabo adabasha gushimisha umugore we, ndetse n'umugore ntabashe gushimisha umutware we. Ibi ngibi byose ndagira nkubwire ko tuba twabizaniye igisubizo ku bijyanye no kubaka urugo, gutera akabariro, umugore akagira amavangingo, umutware agatera akabariro mu gihe kirekire, akava ku munota umwe akajya ku minota 5, 10, kandi byaba binarangira kumva aragira ubushake, akongera kugira ubushake nk'ubw'umwana mutoya. Urabona hari ukuntu usanga twese ngira ngo abagabo murankundira muze kumva iki kintu ngiye kuvuga, tukiri batoya wasangaga kugira ubushake biza ako kanya utabyinginze ukumva, ariko uko ugenda usaza, uko ugenda ukura, niko ugenda ucika intege no kugira ubushake ugasanga ntabwo. Ariko ndagira nkubwire ko twakuzaniye igisubizo kigusubiza muri bya bihe by'ubwana kandi ushaje, ukajya uhora wumva ushaka umugore wawe, ushaka uwo mwashakanye kugira ngo ubashe kumushimisha, kandi mwanabonana ukabasha kumushimisha mu gihe kitari gitoya, ugasanga umugore arakwishimiye. Tugufitiye igisubizo rero, ngwino udusange, tugufitiye amakofi meza, tugufitiye inama, tugufitiye inzobere zo kukuganiriza, kukugayidinga, kukubwira byinshi ugasobanukirwa, maze ibi kandi iyo ubikora bigenda neza, nicyo kintu gituma ubasha kubaho igihe kirekire, mu mutwe hatuje, ibitekerezo byawe biri ku murongo, ntazagaragara, nta n'acyakubuza gutunga cyangwa utunganirwe, iki ufite amahoro, kuko iki ngicyo gitanga amahoro mu rugo. Ushobora kuba utarabuze ibyo kurya, ushobora kuba ufite buri kimwe, ariko iki kintu cyaba kitagenda neza, ugasanga ni imihangayiko mu rugo, nta kuzuzanya mu rugo, nta byishimo, nta munezero. Rero ndagira nkubwira ko tugufitiye uburyo bwiza bwo kugufasha kandi uburyo bwa kimeza. Rero
dusure, nyaruka udusange, iki kibazo cyo kurangiza vuba gihagarare kuri wowe. Ndongera kuvuga kandi ngaruke ku ndwara ya diyabete ni indwara nayo imaze gufata intera. Diyabete muzi ko ni ukugira isukari yaba nkeya yaba nyinshi. Ibi nabyo diyabete, ngira ngo iyo umuntu avuze diyabete ni ijambo ryisobanura, ni ijambo umuntu avuga ukabasha kumva kandi mu gihe mu bisobanuro bikomeye bikakaye. Ariko ndagira nkubwire ko dufite igisubizo cy'iyi ndwara ya diyabete. Nanone reka mbwira abantu nanone mugira ikibazo cy'igicuri, kwikubita hasi, ibi ngibi biva ku maraso aba adatembera ngo agere ku bwonko. Ibi bishobora gutera impamvu yo kubura ubuzima vuba vuba. Nagira nkubwire ko ubu buryo tubufitiye igisubizo cyabwo, kandi tubasha kugufasha mu gihe kitari kinini ukaba umerewe neza, utakikubita hasi, utakigenda ugwa. Bantu mufite abantu, bantu mwikubita hasi, wowe uri kutwumva, tugane tuguhe produwi nziza zikorerwa hanze, ukabasha kumererwa neza. Abantu mufite umubyibuho ukabije, reka nongere mbasuhuze. Abantu mufite ibiro byinshi, reka nongere mbasuhuze. Muri abakandida bo kurwara umuvuduko w'amaraso, muri abakandida bo kugira ibibazo bigiye bitandukanye. Niyo burya nibyo ni cyiza no kwikurikirana ukamenya ibiro wakagize. Burya hari uburyo bubaho icyo twita body mass index, ibiro byawe bikaba bihwanye n'uburebure bwawe. Ibi bintu iyo byahabanye niyo mvano yo kugira ngo urware za ndwara, niyo mvano yo kugira ngo ugire umunaniro ukabije, niyo mvano yo kugira icyo twita heart attack cyangwa se indwara zibasira umutima, ni maladie cardiaque. Izi ndwara nazo tuzifitiye igisubizo. Kandi nanone ushobora kuba unananutse, ugasanga urananutse bihagije. Ahangaha uba ukeneye imirire mizima, ukeneye gukorerwa body check up, hanyuma hakamenywa ni iki kiri kubura muri wowe, ni ibiki bidameze neza, kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze. Kandi nanone indwara zibasira amaraso, zifata amaraso, nazo zigiye zitandukanye. Ahangaha iyo dukoze body check up tubasha kugupima, tukabasha kumenya ni iki gihari. Kugira amaraso makeya, ibi nabyo ni uburwayi, ibi bishobora gutera cya gicuri twaba tumaze kuvugaho hejuru. Ibi nabyo ni ikibazo gikomeye kandi kiba gikwiye gukurikiranwa, kigahashywa hakiri kare. Nanone kandi kugira agahinda gakabije muri iki gihe nanone cyanone, bitewe n'amateka by'umwihariko nkatwe mu Rwanda, bitewe n'ubuzima, bitewe n'ingaruka z'ibyo abantu bagenda banyuramo, imibereho, usanga abantu bagenda bagira stress, bakaba bakeneye uburyo bwo kuganirizwa, uburyo bwo kwitabwaho, uburyo bwo kubafasha kugira ngo bongere kumererwa neza. Stress cyangwa se depression, iyo ugiye kwa muganga usanga huzuye abantu bagiye batandukanye bakeneye igisubizo cy'iyi ndwara, cy'iyi stress, cy'iyi depression. Ibi rero ndagira nkubwire ko nabyo twabizaniye igisubizo mu gihe gito cyane, ukaba umeze neza. Depression iri at zero, ukaba umeze neza, ukaba utekereza neza, ibintu byawe biri ku murongo. Ndagira nkubwire ko nutugana tuzabasha kuguha igisubizo cy'aka gahinda gakabije cyangwa se depression. Nanone kandi indwara y'ubugumba cyangwa se kubura urubyaro ku bagabo, ku badamu, waba warategereje igihe kirekire, utegereje kubyara, waragiye kwa muganga bakakubwira ngo nta kibazo gihari, ariko urubyaro rukaba rukomeje kuba ingume. Hari impamvu zibitera. Abantu benshi baravuga ngo ni amarozi, abandi bakavuga ngo ni ibindi bintu biri aho ngaho bikomeye bidashoboka. Ariko ndagira nkubwire yuko hari igihe imisemburo yawe iba itari ku murongo, ibyo bigatuma utabasha gusama cyangwa gutera inda, we ku mugabo, ku mugore.
ariko ahangaha tugufitiye igisubizo kizabasha gushyira imisemburo yawe ku murongo, ukabasha kumera neza, ukabasha gutera akabariro, hanyuma ugatera inda nawe n'umudamu wawe agasama. Rero ibi byose turabigufitiye, byose ni ukutugana unyuze kuri 0781109334 tugagufasha ukabasha kumererwa neza. Nanone kandi indwara nka sinezite, asima, izi ndwara zifata umuhumekero cyane cyane mu gihe nk'iki ngiki cy'ubukonje, mu gihe usanga abantu bari aho ngaho mu gihe cy'ubukonje, ni indwara zigenda nazo usanga zabushabusha abantu, zabatesheje umutwe, ugasanga guhumeka ntako, ugasanga ibibazo ni ibibazo. Ariko ndagira nkubwire ko nanone twakuzaniye za produit, twakuzaniye inama zigufasha gutuma ubasha kumererwa neza, hanyuma ukabasha gukira indwara nka sinezite, asima ndetse n'izindi zifata ubuhumekero nka za bronchite n'izindi. Izo ndwara zose tugufitiye igisubizo cyazo, tugane. Ni kuri ya nimero n'ubundi ugomba kunyura ya 0781109334. Ahangaho duhamagaye ni mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hirya hino hepfo muri kutwumva, aho namwe tubasha kubahereza uburyo tubasha kubageraho, ndetse byaba binyuze mu buryo bwa delivery zakuriye, aho usanga tubohereza abari mu majyepfo, burasirazuba, uburengerazuba, amajyaruguru, aho hose tubasha kubohereza inyuma y'igihugu, kuko nta nzitizi nta n'imbogamizi. Tubasha no kukohereza kuri branch yacu, aho ngaho ukabasha ukagenda ukahagera, ibintu byose bikaba bimeze neza. Akandi nanone ku bafite indwara z'uruhu, AVC, izi ndwara nazo ndajya kubwira yuko amaheji ku ndwara z'uruhu namwe ntabwo twabibagiwe, mutugane tubafashe. Abafite indwara z'amenyo, aha mu kanwa, aha ni umuhumuro utari mwiza, les mauvaises odeurs, ibyo twita les mauvaises odeurs mu gifaransa, mu cyongereza biranyibagije, ariko ni bad smell, impumuro itari nziza mu kanwa. Niba ariko mu byita Abongereza, ubwo muraza kunyandikira muri comment muti babyita gutya. Tugende tujijurana, tugende twunganirana. Ufite n'ikindi kibazo icyo ari cyo cyose, watwandikira muri comment, hanyuma ukabasha kutwungura ibitekerezo, cyangwa tukabasha kungurana ibitekerezo. Ndetse wadusanga kuri office, muri aho dukorera, muri unyuze kuri 0781109334. nta banga ririmo. Icyo tudashaka ni ukugira ngo abantu bicwe n'indwara, ni ukugira ngo abantu bakomeze kugira ibibazo kandi ibisubizo bihari. Twe turi Tumenye TV, ikigo cyakunda ubuzima, aho usanga amakuru n'inama byiganje kugira ngo bifashe benshi gukira ndetse no kumererwa neza. Mu gihe tumaze cy'imyaka yagishyira kuri 3, tumaze gufasha benshi bamaze gukira indwara zigiye zitandukanye, bamaze kumererwa neza ku ndwara z'amenyo, ku ndwara zifasira uruhu, ku ndwara nka diyabete, umuvuduko w'amaraso. Ibi byose ubuhamya ni bwinshi cyane. Ibintu byose biri kugenda birushaho kumera neza. Inama ku mirire, inama ku myitwarire. Burya iyo urwaye ntubashe kugira imyitwarire myiza, ntubashe kwiyitaho, ibyo biraguhuhura, bigatuma urushaho kugenda umererwa nabi. Nanone kandi ku ndwara zibasira amagufwa, nanone kandi yavuga ko nazo tuzifitiye ibisubizo. Amagufwa ugasanga yashizemo amasinovi cyangwa se ururenda, arakoranaho, ugasanga ibibazo ni byinshi. Wajya kwa muganga, hari abagiye kwa muganga bakababwira ko amagufwa harimo ibibazo atagikoranaho, cyane cyane ayo mu ruti rw'umugongo, ayo mu nteranyirizo. Aho ngaho ndagira nkubwire ko dufite igisubizo, dufite uburyo tuguha inama z'ibyo ugomba gukora kugira ngo amagufwa yawe yongere kumera neza.
mu gihe wigeze kugira impanuka, mu gihe wigeze ibi ngibi bishobora no kwizana bitewe n'uburyo ubayeho, bitewe n'imirire, bitewe n'amadeformasiyo aba aragiye abaho. Ibi byose ni ibintu bigenda byikora ugasanga ubuzima ntabwo bumeze neza, ariko ndagira nkubwire ko twe tugufitiye igisubizo, ubuzima bwawe bukongera kumera neza cyane kandi mu buryo bwiza. Ufite ikibazo cy'amagufwa watubwira, watubaza, waduhamagara tukagufasha, ndetse twaguhuza n'inzobere, abaganga bakabasha kugukorera na operasiyo mu gihe biri ngombwa. Icyiza cy'ahangaha ni uko uhabwa ubufasha mu gihe cyihuse kandi mu gihe cya vuba, ukabasha gukira, ukabasha kumera neza. Mukomeze muze mutugana, muze tubafashe. Ahangaha kandi ndongera kugaruka ku kibazo nanone cy'indwara z'umutima, indwara zibasira umutima, heart attack, indwara zibasira umutima, maladie cardiaque. Izi ndwara zose ndagira nkubwire ko tuzifitiye igisubizo. Ndongera kugaruka nanone ku ndwara ya prostate ku bagabo, abagabo bari kugenda bagera mu zabukuru, abagabo bari mu myaka iri kugenda yisumbura muri 40-50. Maladie, indwara ya prostate, ndagira nkubwire yuko uri umukandida wo kuyirwara. Icyo ugiye gukora ni ugiye kubutugana, tukaguha inama, tukagufasha kugira ngo ubashe gutandukana n'indwara mu gihe uyifite, mu gihe ukeneye kuyirinda, kuko nta kundi utayirinze nibyo uzasanga byamaze gutera ikibazo. Iyi ndwara kandi iri mu bituma gutera akabariro, gusabana n'uwo mwashakanye, gutera inda bidakunda. Iri ni mu bituma uba risiki yo kurwara kanseri ya prostate. Abantu benshi bagiye iki kibazo cyagiye kibatsinda, ukabaza umuntu ngo prostate ni iki, akakubwira ngo ni kanseri, ariko ntabwo ari uko bimeze. Nkubwire ko prostate ni igice cyo mu myanya y'ibarukiro y'abagabo. Iki gice rero gikunda kwibasirwa. Iyo cyarwaye nibwo uzasanga ibibazo byaba ibibazo ku mugabo, gutera akabariro byanze neza, gutera inda nabyo byanze, kuko iyo iki gice cyababaye umugabo aba ari hafi ya ntawe. Rero bagabo, mutugane tubafashe. Wowe niba uzi ko urwaye prostate, waragiye kwa muganga bakayibona, ni amahire. Tuzanira ibipapuro, tuzanira ibisubizo byo kwa muganga, ndetse ukeka ko urwaye, ngwino tugupime, tugukorere body check up, tucekinge igice cya prostate, tumenye ese byifashe gute, uhagaze gute, ubuzima bwawe buhagaze gute, hanyuma tugufashe. Miyome kandi, ibibyimba byo muri nyababyeyi nabyo biri mu bintu biri gutwara abadamu benshi, abagore benshi. Iki ni ikibazo nacyo cyibasiye. Iyi ni indwara nayo yibasiye abantu benshi, bakeneye yuko tubafasha, tukabaha igisubizo. Iyi miyome nayo ni ikibazo, kuko iri kugenda ihitana abantu benshi, abantu batandukanye bari kugenda nabo bicwa n'iki kibazo, n'iyi ndwara ya miyome. Ariko ndagira nkubwire ko igisubizo tugifite ku ndwara ya miyome. Ahangaha dufite igisubizo, ni ukutugana unyuze kuri 0781109334, tukaza kuri office, ukaduhamagara cyangwa tukakubwira uko byifashe, amakuru. Waragiye kwa muganga bakagupima, bakakubwira ko ufite ikibazo cya miyome. Akenshi abadamu bafite ikibazo cya miyome usanga barangwa no kuva no kugira ifu, ibyo bita ngo ni ifumbi. Ariko ndagira nkubwire ko uburwayi bwa miyome tubufitiye igisubizo, ni ukutugana. Rero twavuga byinshi kuri izi ndwara, ariko twahagurukiye kuzihashya. Nakuba se urarwaye, urarwaje, tugufitiye igisubizo, ngwino utugane. Duhamagare kuri nimero ya 0788 93 ndasubiramo 0788 110 934. Iyi nimero yo guhamagara, nimero yo kwandika kuri WhatsApp. Ukeneye kujya muri groupe yacu, ukeneye kwiga, ukeneye kugera ubumenyi butandukanye, ni ukutugana
tukagufasha. Turi ikigo kandi tukaba turi ikigo turi Tumenye TV. Tumenye TV niho ukura amakuru ajyanye n'ubuzima ndetse n'ikoranabuhanga, ndetse tukagira n'ikigo cy'ubuzima cya Dynas Global Rwanda kiri base in Malaysia. Ahangaha niho produit zibasha kuva, ndetse n'inzobere zaho niho bagufasha kugira ngo ubashe gukira indwara uje ufite. Ni mu masaha 24 wanditse cyangwa ukatugana kuri ofisi, ubasha kudusanga maze tukaguha ubufasha. Ubasha guhura n'inzobere abahanga baturutse impande zose mu hanze y'igihugu, bakabasha kugufasha ukabasha kumererwa neza. Ndi Jerome, aha wari uri kuri Tumenye TV. Ndabakunda, reka mbifurize kugumya kugira ibihe byiza hamwe n'Imana, mukomeze kurama no kuramba. Reka duhure ubutaha, see you next.